Ushobora kwishima imbere y'abantu, ariko umutima w'uwo wahemukiye uhora urira imbere y'Imana. Guhemuka ni igikomere gikomeye, si wowe gusa kiremerera ahubwo n'uwagukunze wese. Uwo wahemukiye ashobora kukwihorera, ushobora kwicuza ukarushaho gusenga, ariko imbabazi z'ukuri ziboneka ari uko usabye imbabazi uwo wahemukiye. Guhemuka ni umutwaro mu buzima, uko ugerageza kwiryoza niko uhorana intimba n'ikimwaro bizahora bigusonga ku mutima. Reka mbasuhuze, ari nako kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza n'ibyo murimo bigiye bitandukanye. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro mukunda mwese, The Story Time. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nk'uko bisanzwe. Mbahaye ikaze. Ushobora kwishima imbere y'abantu, ariko umutima w'uwo wahemukiye uhora urira imbere y'Imana. Inabi yo guhemuka ntabwo ishira mu mutima w'uwababajwe, kabone niyo waba uri mu byishimo by'isi. Amafaranga, ubutunzi, icyubahiro byose ntibishobora gusiba agahinda wateye umutima w'uwaguhaye urukundo n'icyizere. Guhemuka ni igikomere gikomeye, si wowe gusa kiremerera ahubwo n'uwagukunze wese. Ushobora kwicuza ukarushaho gusenga, ariko imbabazi z'ukuri ziboneka ari uko usabye imbabazi uwo wahemukiye. Nubwo wakwihisha isi yose, umutima wawe uzahora wibuka uwo wataye, ugahorana ikimwaro kidashira. Guhemuka ni urubanza rutagibwaho n'impaka, rudacibwa n'abantu ahubwo rucibwa n'Imana yo mu ijuru. Uwo wahemukiye ashobora kukwihorera, ariko umutima we ntuzongera kuba uwa mbere, kuko icyizere iyo kimenetse nticyongera kubumbatana uko cyari mbere. Ushobora gukinira abantu ku maso, ariko umutima wawe uzahora uri mu mpagarara kugeza usabye imbabazi by'ukuri uwo wahemukiye. Guhemuka ni umutwaro mu buzima, uko ugerageza kwiryoza niko uhorana intimba n'ikimwaro bizahora bigusonga ku mutima. Ushobora kwishimira ubuzima ugaseka imbere y'abantu bose, ariko ntuzigera uhunga umutima w'uwo wahemukiye. Inabi y'urukundo ruvunzwe n'uburiganya ihora ibabaza umutima w'uwakunze by'ukuri. Inabi y'urukundo ruvunzwe n'uburiganya ihora ibabaza umutima w'uwo wahemukiye by'ukuri. Kabone niyo wakwicuza, Imana izakubabarira ari uko ubanje gusaba imbabazi uwo wasize mu marira. Ubutunzi, icyubahiro, inshuti cyangwa ibyishimo byose ushobora kubona ntibizigera bikuraho ikimwaro cyo kuba warahemukiye uwo mwashakanye. Umutima wawe uzahora mu mpagarara kugeza igihe uzemera kwegera uwo mwashakanye ukamubwira uti, mbabarira, mbabarira, narashutswe, mbabarira, ndakwinginze, please mbabarira.
ushobora guseka ariko umutima w'uwo wakomerekeje ntuzigera usubira uko wari mbere. Guhemuka ni umutwaro, aho ugenda hose mu mutima wawe urakwikoreza inabi wakoze. Imbabazi z'Imana ziza ari uko usabye imbabazi uwo wahemukiye. Ushobora guhisha isi yose, ariko umutima wawe ntuzahisha ikimwaro cy'icyaha wakoze. Guhemuka ntibigutwara umunsi umwe gusa, ariko ikimwaro kigutwara ubuzima bwose. Ni nako ngushimira wowe tuba twabanye mu kiganiro cyacu The Story Time. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nk'uko bisanzwe. Reka ngushimire, mwakoze cyane abo twabanye mwese, mwibutsa gukora subscribe, gukora like ndetse no gukora share. Ikiganiro cyo nakagaruka. Hasta la vista.